Academy Sandhurst RMAS, ishuri rifite amateka atangaje ku bijyanye no gutanga imyitozo ya gisirikare ku basirikare ba kadete. Ishuri ryatoje abaofisiye bakomeye mu isi. Tariki 13 Ukuboza, umuhererezi wa Perezida Paul Kagame ni hasoreje amasomo ye. Si we gusa, mukuru we nawe niho yasoreje ayi. Lieutenant General Fred Ibingira yewe n'abandi baofisiye bakomeye wabuzi abenshi bagiye bakora amasomo muri RMAS, The Royal Military Academy Sandhurst. Iri shuri rifite ayahe mateka? Nibihe bintu by'umwihariko biranga iri shuri bituma n'abana b'abakuru b'ibihugu ariho basoreza amasomo yabo? Uhasoreje abafite ubuhe bushobozi ndetse ahavanira ihe ranka cyangwa se ipeti? Muri kiganiro reka tugaruke ku mwihariko w'iri shuri. Ishuri umuherezi wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni Brian Kagame asorejemo tariki 13 ukwezi k'Ukuboza 2024. Ishuri na mukuru we yasorejemo. Nagushimiye cyane kuba turi kumwe muri aka kanya. Niba uri mushya ntugende udakoze like kuri video, comment ndetse nibagiwe gukora subscribe kugira ngo tugumane buri munsi. Ubundi ishuri ya Royal Military Academy Sandhurst riherereye ahitwa Camberley, ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Iri ni rimwe mu mashuri atanga amasomo n'imyitozo bya gisirikare bidasanzwe ku rwego rw'isi, guhera ku ofisiye b'ingabo z'Ubwongereza ndetse n'abakadete baturutse mu bihugu bitandukanye byo mu isi ndetse harimo n'ibya Afurika. Ni ishuri rifite inkomoko ku bigo bibiri, icyitwa The Royal Military Academy RMA cyafunguwe mu mwaka w'1741 aho bita Woolwich kugira ngo gitange imyitozo mu gukoresha imbunda ndetse no gutoza abaofisiye baba engineeri. Ikigo cya kabiri kikaba ari The Royal Military College RMC cyafunguriwe aho bita Great Marrow mu mwaka w'1801 cyo cyari kigamije gutoza abaofisiye bo mu yandi mashami tutavuze haruguru. Byumvikane neza rero, ku ikubitiro hari ibigo bibiri, ni ukuvuga RMA cyangwa The Royal Military Academy ndetse na RMC cyangwa se The Royal Military College. Bigeze mu mwaka w'1812 icyitwa RMC cyangwa se The Royal Military College cyari cyafunguraho bita Great Marrow kimuriho bita Sandhurst, ni muri Berkshire mu duce two mu Bwongereza n'ubundi. Hanyuma yaho mu mwaka w'1947 bya bigo bibiri bya RMA na RMC byaje guhuzwa bikora ikigo kimwe aricyo cyiswe The Royal Military Academy Sandhurst. Iki ni ikigo cyatangiye gifite intumbero yo kuziba icyuho cyose mu bijyanye n'intambara zigezweho ndetse no guha imyitozo abayobozi mu bya gisirikare. Iki kigo gishimangira indangagaciro zirimo iz'ubuyobozi, ikinyabupfura, ubumenyi mu bya gisirikare ndetse no kubaka umubiri, icyo twita physical fitness mu ndimi z'amahanga. Ikimenyetso kiranga iri shuri ni umuyoboro ntangabushobozi serve to read, niryo jambo ryanditse ku kirango cyaryo. Muri porogaramu yo guha abanyeshuri baryo ubushobozi bwo kubasha kuyobora mu bya gisirikare bamara ibyumweru bigera kuri 44 bikakaye n'ibyumweru byo kurema abaofisiye bavuye kuri kadete. Nk'uko twatangiye tubivuga haruguru, kandi iri shuri ntabwo rigarukira mu gihugu cy'Ubwongereza gusa, ahubwo ni ishuri mpuzamahanga rihurirwamo n'abanyeshuri baturutse mu mpande zose zo ku isi. Kuva ryatangizwa ryagereye imyitozo abakadete baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye, biza gutuma iri shuri riba ikimenyetso cy'ubudashyikirwa ndetse n'ihuriro mpuzamahanga. Ibihugu byinshi bya Afurika byagiye byohereza abasirikare babyo kuri iri shuri rya Sandhurst kugira ngo bahabwe imyitozo yihariye nka kimwe mu bigize ubufatanye mu by'ubwirinzi na kino gihugu cy'Ubwongereza. Bimwe muri ibyo bihugu iby'ingenzi nibyo bikurikira: Nigeria. Iki gihugu cyagiye kiza ku isonga mu kohereza abasirikare bacyo kujya kwiga muri iri shuri, by'umwihariko nka Generali Yakubu Gowon waje no kuba umukuru w'igihugu mu myaka yakurikiyeho. Ghana. Iki gihugu nacyo ni kimwe mu biza ku isonga mu kohereza abanyeshuri cyangwa se abasirikare bacyo kuza kwiga muri iri shuri. Hagati y'umwaka w'1950 n'umwaka w'1960 guverinoma ya Kwame Nkrumah yagiye yohereza abakadete bayo mu myitozo muri iri shuri no mu gukomeza gusigasira ibijyanye n'umubano mu bya gisirikare na kino gihugu cy'Ubwongereza. Ibindi bihugu nabyo ni nka Kenya,
Botswana ndetse tutibagiwe n'u Rwanda by'umwihariko. Guhera mu mwaka w'1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, u Rwanda rwashoye imari mu kongera kubaka ibijyanye n'igisirikare binyuze muri Rwanda Defense Force. Abaofisiye batandukanye baturutse mu Rwanda bagiye boherezwa mu ishuri rya Sandhurst kugira ngo bajye gutorezwayo nka bumwe mu buryo bwo guhindura igisirikare cy'u Rwanda icya kinyamwuga mu buryo ndasubirwaho. Reka turebere hamwe zimwe mu ngero. Major General Albert Murasira, umufisiye mukuru wa RDF ndetse akaba yarahoze ari na minisitiri w'ingabo, uyu yatorejwe muri Sandhurst. Lieutenant General Fred Bingira, umwe mu ofisiye bafite ipeti ryo hejuru mu Rwanda ndetse wagize uruhare rukomeye mu kongera kubaka igisirikare cy'u Rwanda nyuma ya Jenoside, uyu nawe yatorejwe muri Sandhurst. Hari n'abandi bafisiye bato bazwi b'Abanyarwanda bagiye batorezwa muri iri shuri. Aba bose umusaruro wabo wa mbere ni indangagaciro z'ubuyobozi ndetse n'amasomo ya gisirikare bagiye bakora muri iri shuri. Iri shuri rifite uruhare n'ibigwi kuri Afurika ndetse n'u Rwanda muri rusange. Nk'uko twakomeje kubigarukaho, ubunyamwuga n'ubuyobozi ni zimwe muri porogaramu zibangwaho cyane muri iri shuri. Niwitegereza neza uzabasha kubona uburyo abanyeshuri basoreje muri iri shuri baba bafite imyitwarire imwe twita nta makemwa. Urugero, si rimwe cyangwa kabiri uzumva abantu bagaruka ku mwana wa gatatu wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame yitwa Kagame Ian. Imyitwarire ye, kugendera ku ndangagaciro n'ibindi. Nta gushidikanya ko kuba nawe yaratorejwe muri iri shuri nabyo bigira uruhare runini muri izo ndangagaciro, na cyane ko ari zimwe mu zo iri shuri rishyira imbere mu gutoza abanyeshuri baryo. Nanone kandi abanyeshuri bo muri iri shuri bahabwa ubumenyi bugezweho mu bijyanye n'imiyoborere cyangwa se ubuyobozi. Birashoboka cyane ko umunyeshuri wasoreje muri iri shuri yabamo umuyobozi mwiza bitewe n'ubumenyi yakuye muri iri shuri. Ibi byose bigira uruhare rukomeye mu kubaka ibyitwa ubunyamwuga mu bisirikare bya Afurika. Hari urundi ruhare rukomeye rw'iri shuri. Umubano hagati y'ibihugu ni ikintu gikomeye cyane. Binyuze muri iri shuri rero, ibihugu bitandukanye birushaho gukomeza kuzamura ibijyanye n'umubano w'ibihugu hagati yabyo n'igihugu cy'Ubwongereza, byaba ibijyanye na diplomasi ndetse n'uburinzi mu bya gisirikare. Hari kandi ibijyanye no gukemura amakimbirane ndetse no kubungabunga amahoro. Uru narwo ni urundi ruhare rw'iri shuri. Abaofisiye batorejwe muri iri shuri inshuro nyinshi bagira uruhare rukomeye cyane muri za misiyo mpuzamahanga zo kubungabunga amahoro, harimo n'iziba ziyobowe n'umuryango w'abibumbye cyangwa se ihuriro ry'ibihugu bya Afurika. Ku bijyanye n'amapeti rero, nyuma yo gusoza amasomo muri iri shuri, aba basirikari bajya mu bisirikare by'ibihugu byabo. Amapeti baheraho ndetse nayo bakurikizaho muri kariyeri yabo aterwa n'uburyo sisitemu y'igisirikare cy'icyo gihugu yubatse. Urugero, nk'umukadeti w'umwongereza usoreje muri iri shuri ahita ahabwa ipeti rya second lieutenant mu gisirikare cy'Ubwongereza. Iri ni ipeti ry'abofisiye bato aho baba bayoboye ibyo twita platoon commanders. Nyuma y'igihe runaka uyahabwa lieutenant, aho bikunda kuba hagati y'amezi 12 na 18 ari mu kazi, ndetse hari n'ibindi yujuje bigenerwaho birimo kurangiza imyitozo y'inyongera ijyanye n'ubuyobozi n'imyitozo ya za operasiyo. Muri rusange, guhabwa promosiyo mu gisirikare bigenda biterwa n'imikorere, uburambe n'ubunararibonye. Noneho rero, uretse abasirikare b'Ubwongereza, hari n'ikindi cyiciro cy'abasirikare baturutse mu bindi bihugu bitandukanye mu isi n'u Rwanda. Aba basirikare basoreje muri iri shuri rero basubira mu bihugu byabo. Amapeti bahabwa agenwa n'igenamigambi ryashyizweho n'ibisirikare byabo muri ibyo bihugu. Urugero, nko mu Rwanda, abofisiye benshi b'Abanyarwanda basoreje amasomo yabo muri Sandhurst bagiye bahabwa ipeti rya second lieutenant mu gisirikare cy'u Rwanda cya RDF nyuma yo gusoza amasomo yabo muri iri shuri. Ngayo nguko kuri iri shuri, ndagushimiye kuba babanye natwe, gusaba gukomeza kubana natwe, ukora subscribe kugira ngo tugumane buri munsi mu bindi biganiro. Mwakoze cyane.